guhumeka habamo ibyiza n'ibibi, habamo kuzamuka ndetse no kumanuka, bakabamo no gutambika. Niyo mpamvu rero situation ugezemo bikaguca intege bikwihebeshe bigutere kuba wagerageza no kwiyambura ubuzima. Njyewe nashatse 2013, ubwo gushaka ni iki? Kubaka urugo. Niho nakoze ubukwe 2013, hari mu kwezi kwa mbere, nshaka mfite intego yo kubaka. Nubwo ariko umunyarwanda yaravuze ngo hari igihe twizera amahoro ariko amaherere ari hehe? Ku nzira. Ubuhamya bwanjye bugiye gutangirira, nahuye n'ikigeragezo sinzi ukuntu nakita, bubaye iki, nkamubwira nti nari mfuye ibintu kuko mfite umwuma, meze nk'umuntu wavuye kurwana, ariko kuko atari we byabagaho ntabwo nabyitagaho, bigakunda kumbaho ibyo bintu cyane. Ari nk'umugore n'umugabo, even atari n'umugore n'umugabo, n'abana, umwana naza akakubwira ati papa narose inzozi mbi, ndumva naraye nabi, hari ibintu mbona bidasanzwe, ndakwinginze ntukamute, usibye uri guhura n'urwo rugamba. Rero nahuye n'urwo rugamba bigakunda kumbaho cyane, umugabo akambwira ati ntasohoka hanze ngo mjye no kuri toilette, numvaga nkeneye undi muntu, numvaga hari ibintu biraho zaho, ndamubwira ntumva nkubwire ujye utaha kare, n'udataha kare rwose ntago bizakunda, kuko kugeza igihe nicujije impamvu hari ubuzima ugera mukavuga uti mana ibi bintu ni ibiki nishoyemo. Nageze aho ko nari umwana aribwo nshatse, nageze ndavuga se niko gushaka bimera. Inkuru ni ndende, naje kugera igihe cyo kujya kubyara. Sasa birancanga, ntangira kuganira mu bitaro, n'amamodoka tugarutse n'amavarisi, nyine urabyumva, twaje kukagoroba twihishahisha. Naho nta muntu nabibwira ngo abyumva atarabaye muri iyo situation, ariko umuntu uri bunkurikire yarahuye n'icyo kintu arabyumva cyane, aze kutwandikira no muri commentaire ambwire uko yabyumva. Baragiye barabikora, amazi ashiramo. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba Sinewacu TV. Kuko bisanzwe mbifuriza amahoro, imigisha biva ku Mana, kandi mbahaye ikaze kuri Sinewacu TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira namwe, badukumburanye, hari hashize iminsi, mujye munyihanganira, hari igihe mba nkugiye mu tuntu twinshi, hashiduka hashize iminsi tutavugana, si uko mba nabirengagije, ahubwo haba hari impamvu. Ariko igihe tubonye tujye dushimira Imana, uwo mwanya nawo tuwukoreshe ukuri. Ikintu mbisabira, mwagiye mukunda kureba ibiganiro byanjye kandi mugakora subscribe inshuti zanjye, ibintu tuganira mubona atari umumaro. Iyo mukoze subscribe mukanareba ibiganiro, mbona yuko mwabikunze bikantera imbaraga zo kongera kubakorera ibindi biganiro. Murakoze rero, mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza. Shimira Imana yuko yaturinze muri kino cyumweru cyose turangije, tukaba turi muri weekend kwitegura gufata ikindi cyumweru. Rero hari abantu batajya bamenya yuko ubuzima ari impano ituruka ku Mana. Hari abantu babona babuze amafaranga, abandi hari ibitagenda mu buzima, bakivovotera Imana bakavuga ngo yabatereranye cyangwa yabibagiwe. Ariko nshuti yanjye, hari situation ugeramo ugasanga bya bindi wavugaga byari ukwiriye. Buriya nta situation nari nageramo n'imwe ngo imbabaze intesha umutwe, intere guhangayika nka situation y'uburwayi. Uyu mwanya tugiye kuganira ku buhamya butoya bwanjye, kugira ngo mbabwire imirimo y'Imana, mbabwire ukuntu Imana ikora ibitangaza, kugira ngo wowe wihebye, wumva wacitse intege kuko ubona ibintu bitagenda neza, wabuze amafaranga y'inzu, nyir'inzu ari kukubwira ati nyishyura, ukabona ntayo koko kandi urababaye, ntabwo umubabaro wawe ari uwo gutesha agaciro. Wowe uri kubona mu kazi bitagenda neza, ukabona uri kujya gukora ariko ukabona ntacyo winjiza, kandi ubuzima bw'iyi minsi buragoye pe, buragoye, buranahenze. Kubona ibyo kurya ni ibintu bikomeye. Noneho turi muri vacances, abana bavuye ku mashuri,
bashonje bakeneye kurya kandi bakarya neza. Ibibazo mufite birumvikana, ariko nshuti yanjye, hejuru y'ibibazo mufite hari Imana itabara, hari Imana yumva gusenga, kandi hari Imana isubiza. Njyewe mugiye kuganira nawe, amazina yanjye bwite nitwa Niyomukiza Esther. Sine ni izina ry'iritazirano cyangwa se irisirino. Rero ubuhamya ngiye kubaha gatoya, niba hari ndi bubushyire mu maseri nkazajya mbaha igice kimwe nkongera nkabaha ikindi, ni ubuhamya burebure ariko bugamije kwerekana ko Imana isubiza kandi itabara mu gihe gikwiriye. Wowe umaze igihe usenga, wowe umaze igihe uri mu burwayi, wowe umaze igihe uri mu bukode, wowe umaze igihe ufunze, wowe umaze igihe ufite ibibazo bigiye bitandukanye, imiryango yatereranye, inshuti, wowe umugabo yataye, ukaba wumva yuko yagutaye ubuzima bwawe burangiye, ntabwo buzarangira, humura. Ndaguhumurije kandi ngiye guhumuriza, mfite ubuhamya. Hari umuntu wigeze uvuga ngo ndi ubuhamya bwigendera, nanjye ndi ubuhamya bw'iby'imirimo y'Imana yakoze. Ubwo rero muri uyu mwanya icyo ngusaba ni ukuntiza amatwi, ukantiza amaso, ubundi ugakora subscribe, ugakora share na comment, tukaganira ku buhamya, ukumva imirimo y'Imana, kandi nawe ndabizi ko hari iby'Imana yagukoreye, ntukajye ubyirengagiza. Rero hari igihe Satani aza akaduhuma amaso, akatwereka ko tugiye kwiheba, ubuzima bushize bitewe n'akabazo gato wigezemo, ariko ubuzima burimo umuntu uhumeka, habamo ibyiza n'ibibi, habamo kuzamuka ndetse no kumanuka, bakabamo no gutambika. Niyo mpamvu rero situation ugezemo ntikaguca intege ngo ikwihebeshe, bigutere kuba wagerageza no kwiyambura ubuzima. Hari umwana nabonye wagiye kwiyahura kuko ngo sheri we yamwanze. Ibaze nawe, ku ruhande rumwe twakumva ko ari umupfapfa, ariko ku rundi ruhande we arumva ari mukuri, bitewe n'imbaraga iri kumupushinga imujyana kujya gukora icyo kintu. Rero ntabatindiye, reka no kuvuga menshi. Njyewe nashatse 2013. Ubwo gushaka ni iki? Kubaka urugo. Niho nakoze ubukwe 2013, hari mu kwezi kwa mbere. Nshaka mfite intego yo kubaka, nubwo nari umwana ariko numvaga nta yindi ntego mfite, nta yindi papa mfite, cyane yuko numvaga nkunze umuryango, nkunze urugo, bitewe n'ababyeyi banjye uburyo bari babanyeho na famille nagiye mbamo, nkabona babanye neza, kumva nanjye ningira urugo nzagira urugo rwiza, nzagira umuryango uryoshye, nzagira urugo rumerewe neza. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo hari igihe twizera amahoro, ariko amaherere ari hehe? Ku nzira. Muri make rero ngo narashatse, ngira amahirwe, ngira umugisha utagira abandi, ntago namaze ukwezi ntasamye. Naratwise. Muri uko gutwita rero niho ubuhamya bwanjye bugiye gutangirira. Nahuye n'ikigeragezo sinzi ukuntu nacyita. Muri uko gutwita niho ibintu byatangiye guhinduka. Haryama numva ndi muzima, nta kibazo mfite, byagera mu gicuku hajya nkumva ibintu biramfashe, biranize, ibintu bikaniga, ntazi aho biturutse, ibintu bikaniga, nkasengera mu mutima. Hari ukuntu usengera mu mutima, abantu b'abanyamasengesho basanzwe basenga, hari isengesho ryo mu mutima. Niba ari umutima uba uri gusenga, iyo umutima wawe wawutoje gusenga, niyo ugeze mu kaga utabumbuye umunwa, umutima uragusengera. Umutima wanjye waransengeraga, ukirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu, kugeza igihe ibyo bintu bidekuriye. Ikintu rero cyari gitangaje ni iki: igihe navaga muri byandekuraga, narakangukaga nkabwira uwo turi kumwe, mu gasheri wanjye nari mpfuye, ati suzize iki kandi ko twari turimo turavugana mu kanya ugasinzira gatoya, wari ubaye iki? Nkamubwira nti nari mpfuye, ibintu byanize, n'ibintu biraniga, ntinarwanaga, ntibirananatatse, ninumvaga ndi no kukabakaba kugira ngo ntabare. Ntabwo wabimenye? Akambwira ati reka ntabyo nabenye rwose, ibyo ni ibiki kuko
nkamubwira ni ukuri kandi nkabyuka kuko mfite umwuma meze nk'umuntu wavuye kurwana, ariko kuko atari we byabagaho ntabwo yabyitagaho. Bigakunda kumbaho ibyo bintu cyane, mfata ibihe byo gusenga nkajya nsenga, noneho ibyo bintu byahinduye sisiteme. Satani hanze harakora kandi afite imbaraga, ahigira ahantu hose kugira ngo umuntu w'Imana amuce intege cyangwa amubuze amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byaje guhindura sisiteme, ntibyongera kuniga, ahubwo najya njya nkumva inzu nsinziriye iri gutigita, iratigise nkigiye kutugwaho, nkahita nshibukira hejuru nkabwira umugabo niba ntiduhunge turapfuye, tubaye iki? Inzu ntabwo wumva ko iri gutigita, ariko wa mugore uba muzima, ufite ikihe kibazo? Ko turyamanye iyo nzu wumvishe itigita ni iyihe? Kandi ngiye mu bwenge bwanjye no mu ntekerezo kumva yanzu yatigita. Aribwo mbwira abantu babana, abantu mubana nk'umugore n'umugabo, even atari n'umugore n'umugabo, n'abana, umwana naza akakubwira ati papa narose inzozi mbi, ndumva naraye nabi, hari ibintu mbona bidasanzwe, ndakwinginze ntukamutesha agaciro, ntukamufate nabi, ntukamucyahe, jya ukurikirana ibyo bintu. Niba uri umunyamasengesho ufate ibihe bidasanzwe byo gusenga, kuko urugo rwawe ruba rwatewe, uwo mwana aba yatewe, uwo mubana aba yatewe, hari imbaraga zindi ziza zikadutera utabasha gusobanurira umuntu usibye uri guhura n'urwo rugamba. Rero nahuye n'urwo rugamba, bigakunda kumbaho cyane, umugabo akambwira ati ibyo bintu rwose uri kuvuga ntabyo nzi, nta n'ibyo numva. Bigeraho dutangira kugira amakimbirane aturutse kuri ibyo bintu, akajya avuga ati ngo ibyo bintu bumva ntumva, ubona ntabona, ubundi ni iki? Ibintu birangora pe, kugira ngo numvishe umuntu ibintu atabonye, ibintu atumvise birangora. Gusa azajya nsenga Imana buri gihe, akomeza gusenga Imana, ariko noneho muri icyo gihe ntangira gufatwa n'ikintu cyitwa ubwoba. Mw'abantu fatwa n'ubwoba ntigeze ngira mu buzima bwanjye, yaba ndi umukobwa sinigeze ngira ubwo bwoba. Ubwoba nagiraga icyo gihe nta handi nabubonye, nagiraga ubwoba kugeza ku rwego saa 12 nabaga ntasohoka hanze ngo mjye no kuri toilette. Numvaga nkeneye undi muntu wo kumperekeza, kuko numvaga hari ibintu biraho bigenda kungirira nabi, nkumva mfite ubwoba bwo gupfa, nkumva nta mahoro mfite mu buzima. Kandi murabyibuka ndatwite, ngezaho ndamubwira ntumva nkubwire ujye utaha kare, n'udataha kare rwose ntago bizakunda, kuko mba numva hari ibintu byenda kunyica. Umugabo rimwe na rimwe akanyumva agataha kare, ubundi ntanyumve. Abonye bigeze aho ngaho nshakira umukozi, kwata ibintu ntago nazabivamo. Ariko umukozi nta kintu yamariraga, numvaga najyaga mu cyumba nkumva bwa bwoba ndabufite. Noneho ngo imvura iraguye, inshuti yanjye, imvura iyo yagwaga numvaga ngiye gupfa, numvaga hari ikintu njyewe numva cyenda gukorwaho kiri kuntera ubwoba, nkumva ndahantu kugeza igihe nicujije impamvu hari ubuzima ugera mukavuga uti Mana, ibi bintu ni ibiki nishoyemo? None nageze aho ko nari umwana, aribwo nshatse, nageze ndavuga se niko gushaka bimera, niko ubuzima bw'urugo rumera, ushatse wese abaho mu bwoba, ushatse wese agira ibimuniga. Nabiganiriza abantu bakamwe ati oya, iyo ni imyuka mibi y'abadayimoni. Gusenga cyane. Ubwo rero ntabatindiye, reka mvunagure kuko inkuru ni ndende. Inkuru ni ndende. Naje kugera igihe cyo kujya kubyara sasa, aho niho byari bikomereye. Satani we yashakaga ko abyara mpfa. Urumva nari naraciye muri ecography, umwana afite amezi 6 mu nda, barandebera barambwira ati umwana afite ibiro bikwiye, ari mu mazi ahagije, kandi base yawe nta kibazo ifite, uzabyara neza, ntabwo uzaba. Iryo sezerano nari ngicara. Noneho njya no kubyara, fatwa n'ibise
urumva nari umwana sinzi iyo biva, gusa nkabaza mama, nkajya nganiriza mama wanjye n'inshuti yanjye, akambwira ati ntuzabona ibintu bimeze gutya, ntuzabona impinduka zimeze gutya, uzihutire kujya kwa muganga kuko uzaba ugiye kugira gute kubyara, uri hafi kubyara, utazagira ingorane zo kubyarira mu rugo cyangwa se ukaba wageraho ibibazo byinshi byabaye. Ndamwumvira pe. Ikimenyetso yambwiye cya simusiga nkibonye, nabwiye umugabo ngwino tugende kwa muganga, ndumva ntameze neza kuko naranaribwaga. Tujya kwa muganga bisanzwe nk'uko abandi babyeyi bose bajya kwa muganga. Umva tugenda twakodesheje ivatiri, urabizi umwana wa mbere ukuntu aba akunzwe, ukuntu aba yitaweho, dufata ivarisi yuzuye imyenda dukubita mu modoka, turagiye kwa muganga. Tukigerayo kuri centre de santé runaka ntashatse kuvuga izina, barambwira bati tambuka, ndinjira ntanga ifishi nipimishirijeho n'iki, banjyana aho bajya gusuzumira ababyeyi, barandeba barambwira bati wowe genda uryamire urubavu rw'ibumoso. Babaza n'umugabo ese imyenda y'umwana wayizanye? Umugabo ati imyenda irahari. Pe nari mfite ibise, ibintu mbabwira ni ukuri. Ariko nkigera ku gitanda nkiryamira urubavu rw'ibumoso, nayobewe ko ibise byinshi, nkita numva mbaye muzima, bamutaraga. Birancanga ntangira kuganira mu bitaro, batangira kuzana ibiryo ndirira. Muganga akambwira ati se kutabyara ukaba uri kuganira nicyo cyakuzanye? Mugese muganga ko nabuze ibise? Bati bakuzanira amazi ashyushye bagukarabye. Ibyo byose barabikora, ariko ibise bikaza umunota umwe bikongera bikagenda. Bigeze aho bongera kujya kunsuzuma, barambwira bati turacyari kuri 2, ushobora kuba ari imigendo, genda usubire mu rugo uzaze niwumva byakomeye. Umunsi twaratashye, dutaha numva mbabaye, numva mfite ipfunwe, nari ngiye kwa muganga ngiye kuzana umwana, twahinze n'amamodoka, tugarutse n'amavarisi, nyine urabyumva twaje ku kagoroba twihishahisha. Byari ababyeyi ndatubisangiye babiziho. Nyuma rero namaze iminsi 3 mu rugo, ndara ngenda, nageze mu rugo ibise biramfata, ndara ngenda bunteraho, nirirwa ngenda bunteraho. Umunsi wa 3 numva ngiye gupfa, nibwo papa wanjye yamamagara ambwira ati meze ute? Ndamuganira akomeze neza, ati umugabo wawe ari he? Yagiye mu kazi. Aramuhamagara ati jyanira umwana kwa muganga, niba ari ugupfa apfireyo, niba ari ugukirakirira. Nibwo yansubije kwa muganga. Ubwo inda nari nyimazeho iminsi ingahe mwebwe muzi kubara? Hafi iminsi 4 niba atari 4. Ndagenda subiye kwa muganga, baragiye banjyana mu isuzumiro nk'ibisanzwe, barandebera, barangije baravuga ati mwari mwatinze, ati imyenda y'umwana mwayizanye, ariko kuko ubwa mbere twagiye n'amavatiri n'amavarisi tugataha nta mwana dufite, twagiye dufite ipfunwe, ntawigeze atwara ivarisi, n'umwenda natwaye ni igisubeti n'ikigoma. Tugenda nk'abagenzi twigendera mu muhanda. Tugezeyo barambwira bati genda uryamire urubavu rw'ibumoso nk'ubusanzwe, uri hafi kubyara. Ati imyenda irihe mugabo? Umugabo ati twazanye 2 yonyine, iyindi twahise. Ati ihute ujya kuzana imyenda. Yahise afata moto ajya kuzana imyenda, nanjye ndyamira urubavu rw'ibumoso. Nkigera kuri cya gitanda nanone ibise bitabigenda donka amazima. Ntekereza amajoro maze iminsi ndara, ntekereza amanywa nsindyama, ndaribwa. Noneho ndagira kwa muganga ibise bikabura. Ibintu birancanga pe, ibintu birancanga, ariko urumva nibwo bwa mbere nangiye kubyara, ntabyo nari nzi. Naho kumbi bya bintu byanigaga bikabura imbaraga zo kunyica, kuko nasengaga, umutima wansengeraga nkatokesha mu izina rya Yesu bikandekura. Byari byanteze mu gihe cyo kubyara. Murabizi yuko na Yesu igihe yatsindaga Satani ari mu butayu avuye gusenga iminsi 40 n'amajoro 40, yatsinze ikizami cya mbere cyo kumubwira ngo nahindure ibuye umutsima. Ariko amaze kumutsinda ngamutega ikindi gihe, nanjye rero yanteze icyo gihe. Umva byambereye ikibazo gikomeye, nirirwamo, abandi bakaza ako kanya bakabyara. Umugoroba ugeze abaganga barambwira ati rero ibintu ntabwo bisanzwe, wageze kuri 8 kandi abari kuri 5 bari kuza bakabyara, ufite ikihe kibazo?
mwese ko ari mwe mwakabimenye nk'abaganga nabimenyana nuko birangira rero bampaye transferi injyana he ku Muhima. Ndahavuze ariko sinzi niba byari ngombwa, ariko bampaye transferi injyana hospital. Ndagenda ndi ku 8 ngezeyo bampimye basanga ngo namanutse nsubira kuri 7 birabacanga, ariko bampaye cyo aho kuryama. Barangije baravuga ati niba ikibazo ari uko ibise bitari kuza kaba na kora idafunguka reka tugutere toba. Nshuti yanjye niba hari umubabaro nzi ni umubabaro wo kubyara. Teobari yarambiye nibagirwa izina ryanjye, bigera igihe nayo iratwedeka irarangira bamuzima. Ariko noneho kubera icyumweru maze ntasinzira ntarya ntaryama, urumva umubiri wari waracitse intege n'amaraso ari makeya, ntangira kumva ndi kujya ngenda ngapfa mwongera nkagaruka. Ibintu nta muntu nabibwira ngo abyumva atarabaye muri iyo situation, ariko umuntu uri bunkurikire yarahuye n'icyo kintu arabyumva cyane, aze kwandikana muri commentaire ambwire uko yabyumva. Nanjye naragiraga igihe nkagenda nkahunikira nkomera nk'umuntu wapfuye ndahantu mu mwijima, ashira umwanya nkongera nkagaruka. Rero aho Imana yantabariye niho ngeze kugira ngo dusoze igice cya mbere cy'ubuhamya. Aho nageze aho numva ndapfuye ubuzima burarangiye. Mbere yaho gato ubwo baraje bampima bagasanga ndacyari kuri 7 nta kiyongera, bantetobari ntabwo batagize banyitayeho. Baravuga ati ibi ntabyo, reka tugende tumumenera isuha nimara kumeneka umwana araza. Ababyeyi nibo bari bwumva icyo kintu, baragiye barabikora amazi ashiramo, umwana ntiyamanuka, aho kuyanga amanuka akazamuka. Nkajya numva ari gupika umutima, numva umutima wanjye urenda kunsha mu kanwa ngo mpfe. Umva aho niho natangiye gusenga rero, numva umutima wanjye ushaka kunsha mu kanwa. Ntangira gusenga, ndasenga kubw'umubabaro mwinshi, noneho ntangira gusenga natura cyane mvuga. Aho rero niko ubutabazi bw'Imana bwaziye. Haza umustajeri wari urimo kwitoza akazi, arambwira ati se mama ko numva uri kwatura ariko gusenga nasengaga ntabwo nasabaga umwana cyangwa ubuzima, kuko nari nababaye bihagije, numvaga nshaka gupfa nkaruhuka. Kuko tubwirwa yuko iyo umuntu apfuye aba aruhutse imiruho n'imihati, niko Bibiliya itubwira. Nanjye numvaga nshaka kuruhuka kuko imihati nari naciyemo yari ihagije kubakunda hafi icyumweru cyose. Umva arambwira ati rero ahangaha ni kwa muganga ntago bahapfira barahakirira. Ikintu ngiye kugufasha numvishije umunyamasengesho, ngiye kugufasha dusenga Imana tuyitabaza. Yego. Arambaza ati se usengera muri hedini? Ndarimubwira. Arambwira ati si indirimbo ngiye kuririmba turi buyifatanyeho? Namubwira nti indirimbo zose ndazizi, fasha turirimbe twebwe dusenge. Atera indirimbo ivuga ngo abayesu bishimira izina ryiza. Wabayesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Ubwo iyo ndirimbo yarayiririmbye, uko tuyiririmba nanjye ntangira kumufasha ngo tuyiririmbe. Uko tuyiririmba numva ibintu birimo kugenda bindekuye bimeze se iki naho bagereranyiriza nk'ikisi. Ni nka kwa kundi ugira imbeho ukumva ubushayi bukuye umubiri wose. Ngiye numvaga ari nk'ibintu bimeze nk'ubushayi buri ariko biri kunsosoroka mu mubiri, bigenda. Turakomeza turaririmba pe, tuva mu mubiri tujya mu mwuka, nuko dutangira gusenga. Aho niho umuganga wari umuzungu icyo gihe yaraje aje gusuzuma abandi babyeyi, asanga twahanishe turi gusenga. Arangije ati kuki hano mwahagize mu rusengero? Ata muri gusakuriza abandi babyeyi. Ati kwanza reko umubyeyi tumupime. Bankojeje cya cyuma gipima umutima w'umwana kunda, basanga umutima w'umwana wahagaze. Baravuga ati kumbe umutima w'umwana wahagaze, mwe muri kuririmba nta soni. Bahise birukanka, nagiye kubona mbona zabazanye ka kagare bashyiraho umubyeyi ugiye kubyara, kubagwa pito, banyambika ikanzu, banjyana jugujugu saa 8 z'ijoro. Nshuti yanjye nari hagati y'urupfu n'ubuzima, ariko iryo sengesho ryari ryamaze kunesha imbaraga za Satani. Ndi mu butware bw'Imana ishobora byose.
nibwo izo saha nagiye kwiseta saa 9 bari bashoje kumbaga umwana wanjye, ntibakuramo umwana wapfuye, ahubwo bakuramo umwana muzimurira wujuje ibisabwa, utanananiwe, utari bujye muri kuveze. Niyo mpamvu mbabwira ngo Imana ni nziza ibihe byose, ibigeragezo byose waba urimo, umubabaro wose waba urimo, isaha y'Imana igeze irakora kandi ugatabarwa. Wowe senga, wiringira Imana, Imana izagutabara. Imana yarantabaye, uwari wakoze ibyo byose yari yantanze kugira ngo icyo gihe mpfe, ubuzima bwanjye burangire, nintapfa cyangwa umwana wanjye apfe. Ariko njye n'umwana wanjye turiho, turakomeye. Reba ukuntu meze, reba ukuntu ngana, reba ukuntu nishimye. N'umwana wanjye ni igikumi cyiza, abaganga baratangaye bavuze indura bati ibintu nibibaho, umwana bamuzima, nta munaniro, nta kuveze. Turagenda tujya aho ababyeyi baryama, tubyuka tumerewe neza. Baje kunsura mu gitondo, umva abaganga benshi ko bavuga ati wa mubyeyi wabyaye ku buryo bw'igitangaza. Niyo mpamvu nkubwira nshuti yanjye, reka gucika intege. Ibiturwanya ni byinshi, ibiduteze ni byinshi, ibidutera ni byinshi, yaba ari ibituruka ku barozi, yaba ari ibituruka ku bapfumu, yaba ari ibituruka ku bakonikoni, ni byinshi ku buzima bwacu. Barara badutongera amagambo tutazi, barara bakora ibyabo, ariko hejuru y'abarozi hari Imana ishobora byose. Irogoye imigambi y'abarozi, irogoye imigambi y'abapfumu, irogoye imigambi y'abakonikoni, irogoye imigambi y'abantu bose uzi bigaragambye bakerekana ko ari abanyembaraga. Imana irabacecekesha, igakora gushaka kwayo. Abari bihebye, abari bafite umubabaro bagashima izina ry'Imana. Nkubwiza ukuri, njyewe nari nabitswe. Ari iwacu mu cyaro, mama ngo yarasenze ageze saa 8, yumva ngo ndimo ndavugana n'abanyamasengesho ahangaha nibo bari bubyumve, yumva connection iracitse. Ngaragenda abwira papa ati papa este umwana wanjye arapfuye. Papa ati mu izina rya Yesu umwana wanjye ntabwo yapfuye. Ati oya atarapfuye pe, kuko ndumva ati ndasenze numva ikirere ndakibuze. Noneho usibye nawe umugabo wanjye yansize ku bitaro abona ndi umupfu, aragenda ngo ashyiramo filime y'ubukwe bwacu, arayireba ari kurira. Umukozi niwe wabinsubiriyemo narataje, arambwira ati yaraje aratubwira ngo wapfuye, twese turitora turarira, bari kumuserereza. Ariko mu by'ukuri nari napfuye pe, ntago yirizaga, nari napfuye. Umuntu wese wambonaga yabonaga ko nta buzima mfite. N'ikimenyimenyi mama yaraje mu gitondo aje kundeba, yarayagenda ijoro ryose, ntago yaryamye kuva yumva bimeze gutyo. Yarayagenda saa 12 nabumbuye amaso, mbona impagazeho kandi yaraturutse mu ntara aje Kigali. Andebye ukuntu nabaye umuhondo, nta maraso mfite, amaso yabaye imyeru, maze icyumweru ntarya, maze icyumweru mbabaye, maze icyumweru ntuzwe na fanta ya Coca. Arababara, we ntigeze yishimira umwana kuko hari undi murumuna wanjye wapfuye, ngo yapfuye ngo yararwaye nyine ameze gutyo. We yahise yimagina ko n'ubundi ndi bupfe ari bukire. Yaje kubinganiriza nyuma, aragenda ngo ajya ahantu arasenga, ararira, ariyakira. Ariko Imana ntiyakunda konfa, inyongerera iminsi yo kurama kugira ngo tujye tuganira n'abakunzi ba Sine Wacu TV, tugere kuri byinshi, tuvuge imirimo y'Imana no gukomera kwayo. Niyo mpamvu nkubwiye ngo wicike intege. Yaba ari ikigeragezo cyo kutabyara, yaba ari ikigeragezo cy'uburwayi, yaba ari ikigeragezo kimeze gute, yaba ari imyuka mibi baguteza, senga Imana, wiringira Imana, utabaza Imana. Ndabizi isaha yo gukora kwayo nigera, uzakira, uzabona ibisubizo, uzatabarwa kandi uzavuga kugira neza kw'Imana. Ndabakunda rero, Imana ikandusha. Bye, mugira amahoro y'Imana.